uko urabaje ngo mbese ngo ugize mu gihugu kitarimo abantu aho ukahasanga bane, none saho sawa abantu bane bahasanze sawa abantu. Intabwo Imana iduhamagarira kujya gukora umurimo wayo. Yesu tuya ngo muzajyana umuzaza n'umubare ungana gutya, nta mubare yashyizeho ngo uzaza n'umubare 1000, aza n'umubare 20, aza n'umubare 200. Oya, umuntu wese ushaka gusana n'umuntu n'umuhari ukaza mu butumwa akabwiriza kavuga ubutumwa, uwumva uri kuvuga akaza kuri cya magambo uri kuva akuva mu kanwa kawe, kuko Imana yagoye kurangurura ngo ubwire amahanga yose. Urakoze cyane kubaza ico kibazo. Ahari umushumba, ubwo nye hakiba umushumba, ubwo nyene haba habonetse abashumba, kuko Imana ihamagara Abrahamu yavuye mu gihugu ciwabo arava no mu by'iwabo ariko aragenda, Imana yajanye nawe. Kandi tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda, tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane namwe. Ni Samuel, Sam TV Rwanda. Aka kanya ubaye MC ugiye kwakira abakozi b'Imana batandukanye, harimo pastor ndetse na evangeliste. Bari imbere yanyu rero ndabashuhuje aho muherereye mu bihugu bitandukanye. Abakunzi ba Sam TV Rwanda muherereye mu gihugu cya Amerika, umugabane Amerika, abaherereye Canada, abaherereye mu Faransa, abaherereye muri Denmark, abaherereye Norvege n'ahandi hose, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro n'imigisha biva ku Mana bane namwe. Abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda, iburasirazuba, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba n'amajyepfo ndetse n'intara gatandatu diaspora, mwese tubashuje tugira ngo amahoro imigisha biva ku Mana bane namwe. Mwarakoze cyane gukora subscribe kuri Sam TV Rwanda, abayikoze kuri Vania TV Show, abayikoze kuri Birashira TV, mwese tuvuge ngo amahoro imigisha biva ku Mana bane namwe. Uyu mwanya rero isaha dufite abatumirwa nkuko mubabona hano muri screen ya kamera. Murababona ko ni pastor ndetse na evangeliste, murabona umwe ni igikara undi ni inzobe. Rero twabazaniye abantu b'uburyo bwombi kugira ngo buri wese abashe gufashwa. Rero muhawe ikaze kuri Sam TV Rwanda, Vania TV Show na Birashira TV. Rero tubahaye ikaze, reka twakire abakozi b'Imana bari imbere yanyu uko mubabona. Duhere ku mushumba. Muraho mushumba? Muraho neza, mugira amahoro y'Imana, turabashuhuje. Uwiteka abaho umugisha kandi tunejejwe no kubana namwe muri kano kanya kuri Sam TV. Uratubwira amazina yawe n'icyo ushinzwe kugira ngo abantu badukurikiye babashe kumenya ngo Birashira ni muntu ki, akora iki, ese abahehe, icyo ryo dukeneye kugira ngo tumenye. Murakoze cyane abakunzi ba Sam TV, mwese mudukurikirana na Vania TV Show na Vania TV Show. Murakoze cyane kuko ni ikinyamakuru ntago ndakimenya cyane. Vania TV Show, namwe mwese mudukurikirana mwese, Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye ni Pastor Bimenyimana Joseph, uzwi ku ndirimbo yitwa Ntacyo Nakora kandi Farawo ndi inyuma. Birashoboka ko nta kintu wakora kandi Farawo kuri inyuma. Hanyuma ubwo amazina yanjye bwitanyiriza ni Bimenyimana Joseph. Imana iduhe umugisha. Urakoze cyane ngo ni Bimenyimana Joseph, uzwi kuri Birashira cyangwa se Ntacyo Nakora Farawo ndi inyuma. Reka tubanze twakire n'umuvandimwe wundi muri kumwe, turaza kuguha umwanya utubwire ngo Farawo ni muntu ki, ese icyo tutakora ni iki mu buryo bw'indirimbo. Uraza kuduha mu masegonda make kugira ngo abantu baze kumva ibyo uvuga, ese bikurimo cyangwa buri wese ari igisubizo niyumva. Ngaho rero duhere umuvandimwe nawe atwibwire. Ikaze nawe abibwire. Yesu ashimwe akoze b'Imana. Yesu ahimazwe cyane aho muri hose ku mpande enye zigize isi. Nitwa Mutima Mweruka Mutima Thierry, ndumuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndumuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ku isi ahariho hose. Ushobora kumva Sam TV aho wowe uherereye, waba uri mu Rwanda, aho uri hose ushobora kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, rw'Ikirundi ndetse n'abavuga rwa rurimi rwo mu burasirazuba bwa Kongo. Murakoze, Yesu aduhane umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Waduhera umushumba agasenga kugira ngo utangire gahunda yacu.
reka dusenga Imana. Turagushimye Imana nziza, turagushimye Imana ikomeye cyane kandi Imana iteye ubwoba. Tugushimiye uko wabanye natwe, twongera iminsi yo kurama, izina ryawe rihabwe icyubahiro Uwiteka nyiribihe. Turi hano muri cyo kiganiro cyangwa se muri umwanya wo kumva ijambo ryawe, kuko watwemereye ko twongera guhura tungana dutya. Mwami Imana, byari mu mugambi wa na porogaramu yawe ku mwana w'umuntu ntabwo byari buzakunde, ariko kuko ari umugambi wa birasohoye, uhabwe icyubahiro. Amaraso yawe yahuje abatari kuzamenyana, yahuje abazungu n'abirabura, ahuza ingeri zose, kuko amaraso yari yadukijije ibyaha. Niyo mpamvu natwe tura tukwirahira, n'ubundi uhabwe icyubahiro nyakubahwa Imana. Muri no mwanya turimo ubane natwe, umwuka wera abane natwe, ndetse n'aduteze amatwi bose, kandi urabasha kumva akanakurikira akubonera umugisha. Urakoze nyakubahwa Imana, ngaho bikorere kwiyubahisha, ni mwiza rya misabanye kwizera Yesu, amen. Warakoze cyane wowe wakoze subscribe ku macana atandukanye nkuko tubibabwiye. Wowe wakoze subscribe kuri Sam TV Rwanda, nawe wakoze subscribe kuri Vania TV Show, nawe wakoze subscribe kuri Birashira TV. Mwarakoze cyane. Nawe utarayikora nicyo gihe ngo uyikore, ugane kuri Sam TV Rwanda, ukore subscribe, share, commentaire ndetse na like. Ugane no kuri Vania ubigenza utyo, ndetse no kuri Birashira ubigenza utyo. Rero murumva ko amaze gusenga umushumba wacu Birashira, nkuko mubyumvishe wese ubwa mbere tumwakiriye kuri Sam TV Rwanda, ariko n'ubwa mbere yakiriwe kuri Vania TV Show. Rero abakunzi ba Vania TV Show, n'ubwa mbere mwumvishe umushumba Bimenyimana Joseph uvuga ngo ntacyo yakora Farao amuri nyuma, ariko dufite undi mutumirwa mushyashya mubona w'inzobe usa neza ukeye, nkuko mumubona asa nk'uwanyoye inka. Reka rero tumubaze ikibazo. Icyambere mwumvishe ko mu mivugire ye aravuga ururimi tutabasha kumenya cyane bamwe, ariko yavuze ngo arasuhuza abaherereye muri Kongo, Uganda, ariko yibuka ngo ni Burundi. Ese muntu w'Imana ko ugo rurimi tutarumenyereye gwa wari uruhe rurimi? Ururimi rwanje mvuga ururimi rw'ikirundi rushanze n'ikinyarwanda n'igikongomani cyo ngaha muri Sud Kivu no muri Nord Kivu. Ati mvuga ikirundi gicanze n'ikinyarwanda ngo ndetse n'igikongomani. La seteke boko salabola sharaba topiki talasero. Rero tubaha ikaze kwicano ya Sam TV Rwanda, tunabaha ikaze kuri Vania TV Show ndetse na Birashira TV. Turi kumwe n'umuterankunga wacu, umukameramani akaba yitwa Shingiro. Reka nawe abanze abasuhuze kugira ngo dufatanye. Tugiye gufatanya arije ndetse na Shingiro kugira ngo tubashe kuganira n'abakozi b'Imana, tubahate ibibazo bitandukanye. Uyu mwanya rero nje nk'umunyamakuru, musanzwe muzi nk'umuvuga butumwa, ubu ndi nk'umunyamakuru nje kubaza aba bantu ibyiringiro byabo cyangwa se intego y'ubutumwa bwabo. Reka rero tubanze twakire mwene data nawe abanze abasuhuze mwese. Reka nongere kubasuhuza abakunzi ba Vania TV Show ndetse Birashira TV na Sam TV Rwanda. Mwagize neza remwe mwakoze subscribe, ndetse n'abatarayikora akanya nakanga kugira ngo mudushyigikire, ubundi natwe tuhababere kuri izo channel zombi. Ubundi hasigaye amazina ni naya buri munsi ni Shingiro Jean Dodi nkuko Sam amaze kubivuga. Ubundi hasigaye ibiganiro rwose kuri Vania TV Show, Sam TV ndetse na Birashira TV. Ibiganiro rwose ni urudubi. Ubundi hasigaye mukomeze kugira imigisha y'Imana. Murakoze cyane nkuko mubibona, bari ahantu bicaye ahantu heza cyane mu busitani bwiza cyane bwateguwe n'Imana. Reka rero dutangire nkuko twabibasezeranije, ariko utarakora subscribe turabigusabye uyikore, ni inkunga ikomeye cyane. Tukomeza tuganira rero. Ndashaka kugira ngo mbabaze bakozi b'Imana mwebwe mundi imbere, hari bimo Birashira TV ndetse na mwene data Thierry. Reka tubakire kugira ngo mubashe kubwira ubwoko bw'Imana ikiri ku mutima wanjye, ko ndabanza mbabaze hari icyo nshaka ko tuganiraho mu bibazo bigiye bitandukanye. Nkuko mwabyumvishe turi kumwe n'umushumba. Ese mushumba, mera mikoro mushumba,
ese mushumba ibi bihe turimo umfashe uze kuvuga wegereje mikoro umunwa wawe kugira ngo amajwi abashe kugera ku bantu. Hari ababa bafite telefone zitumvikana cyane, za zindi nyine ziciriritse cyangwa se ziri mu rwego, ariko Imana ibagurira imbaga ibahe telefone nzima, ugerageze uzamurirwe kugira ngo nabo babashe kumva. Twigeze kuzitunga izo telefone, zimwe zaguraga 25,30, ariko niho twahereye, ubu tugeze ku za 90 kuzamura birimo biraza. Nabo rero aka kanya mbatuyeho ijambo nk'umukozi w'Imana kugira ngo nabo Imana ibagurira imbago ibaha amatelefone mazima. Ya mushumba mumeze mute? turaho turashimira Imana n'abantu benshi. Murashima Imana n'abantu benshi. Ya nyivugaga telefone gato ko mbona nawe usa nkaho uyifite, bimeze bite? Ujya gusimbuka urukiramende abanza agasubira inyuma. Abanza agasubira inyuma. Bivuze ko wigeze kubaho ufite telefone iruti yo mbona cyane. Noneho wasubiye inyuma ubwo witeguye kurusimbuka. Niteguye kurusimbuka tu. Ya rero murumva ko nkuko abivuze ngo yitegura gusimbuka urukiramende. Uyu ni umugani wo mu Kinyarwanda. Ese mu buryo bw'iyobokamana wabihuza ute mushumba? Uburyo bw'iyobokamana ushaka kubona umuntu waguye kajya nazongera kubyuka, ariko iyo yabivuze neza aravuga cyane ngo haracyariho ibyiringiro byo kugiti cyatemwa cyakongera gushibuka kandi kikongera kikagira imizi nk'iya mbere, kikagira amababi bitonoma. Ya urakoze cyane mera mwene data, nawe tumubaze. Mwene Tadatsiyeri evangeliste nkuko wavuze ngo evangeliste, mw'iyi minsi ibintu birakomeye cyane. Ese waba uri umuhanuzi cyangwa uri umuvugabutumwa? Yewe ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Guhanura nako duhanura mu ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Murakoze. Ya urakoze ati ndi umuvugabutumwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Guhanura nako duhanurira mu ijambo ry'Imana. Ese aho waba ufite aho uhuriye? Nigeze kuganira na mwene data w'umudivaniste, ambwira ko ngo ubuhanuzi ari Bibiliya, ngo biri abakoresha bahanura ngo atari ubuhanuzi. Ese wowe ubyumva ute? Buri abuhanuzi bahanura bavuga Imana iratubwiye, ngo urabyemera cyangwa nawe uri kimwe n'abadivantiste? Yewe nemera yuko Imana ivuga uko yamye niko yahoze, n'uyu munsi niko iri kandi kwizahora. Ya bakunzi ba Sam TV Rwanda rero mukunda ubuhanuzi, murumva ko mwene data amaze gusubiza ko yemera ko Imana ivuga. Naringize ikibazo cyane kuko yaravuze ngo ubuhanuzi ni Bibiliya, byari binyobeye, ariko yemera ko Imana ivuga, ahubwo ashobora kuba yagiye kutubwira ko ubuhanuzi bwose bugenzuzwa Bibiliya. Mera mushumba nsubize niba ariko byabibeze. Murakoze cyane. Nzi neza ko hari impamvu abenshi batabyemera, kuko byahishwe amaso yabo bisobanurirwa baswa. Kandi Imana yabwiye Ezekiyeli ngo nagushyire ku muhanuzi uzahanurira amahanga. Mu yandi magambo ntabwo ari ishanga rimwe, ni amahanga yose. Haleluya. Guhanurira amahanga rero utazumva azabyumva ejo. Urakoze cyane mushumba, ngo byahishwe abanyabwenge bisobanurirwa baswa. Ese iyo dusomye Bibiliya, ko Bibiliya itubwira abo bita Matayo na Luka, bikagaragara ko Luka bamwe bavuga ko Mera evangeliste asubize yari iki? Yari umuganga, umudokiteri. None umuganga ni umuswa? Oya, kuko iby'Imana byose Imana ifata bose kandi cya hose, icinzira aho zitari zikahaba. Umuswa iramukoresha agakora iby'Imana ishaka, kandi Imana yandika ibigororotse ikoresheje ibigorabanze kandi bikagororoka. Bisigura ngo Imana iby'Imana bitangwa bidafite ishusho, ariko bikarangura bifite ishusho. Bishatse kuvuga ko mushumba icyo yarashatse kuvuga rya jambo rivuga ngo hari ijambo rivuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ese mushumba yaba ari cyo warushatse kuvuga? Yesu ati wabimenye. Ubundi umuswa ni iki? Umuntu wese utazi iby'Imana nawe ari umuswa. Umuntu wese utazi iby'Imana aba ari umuswa. Bishatse kuvuga ngo ubuswa buhurira he n'ubujiji? Ubujiji nabyo bivanze n'ubuswa, kuko iyo uri umuswa ubundi umuhanga nubasha kumva. Kandi umunyabwenge yavuze ngo ntucicikire imbere wifuza kwavuga, uri muhanga.
rero iyo ushaka kujijuka kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amera Evangeliste nawe agira icyo abivugaho. kuva mu byaha niko kujijuka, kandi kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Uko abivuze niko kuri. Ya, murakoze cyane. Ndahera kuri Evangeliste mubaza ku kijyanye n'iby'iyi minsi by'abahanuzi, ko umwe akubwira ngo Imana iravuze, wenda ngo Imana iravuze ngo iguhaye wenda umurima, isambu, undi akaza akavanga Imana ikubujije guhinga, kandi hari uwavuze ko iguhaye isambu, undi akaza akavanga ikubujije guhinga, bihurira he? Ese twabihuza gute? Muri Makenya tugiye kureba neza, Bibiliya ni nyanja. Iyo nyanja rero iyo utazi ko ukayijamo birashika ukamigwa. Iyo uyikoresheje Bibiliya uyikoresheje neza urashika kuco ushaka. Nogira nti rero uyu munsi ubuhanuzi bw'iki gihe abantu benshi babugize